Igihe kimwe umukobwa w'umukire yari asoje amashuri ya kaminuza. Ise yifuza kumuha impano idasanzwe, ariko iherekejwe n'impanuro nazo zidasanzwe. Ni impanuro papa w'umwana yashakaga kumuha cyane ko yari arangije amasomo, agiye ku isoko ry'umurimo. Se w'umwana yari afite imodoka yari atunze kuva kera, akayikunda kubi, ndetse n'ubwo yari atunze n'izindi modoka zihenze kandi nshyashya kandi zinagezweho. Iyo ya kera niyo yakundaga cyane, akayitaho akayirutisha izo zihenze kandi nshya. Umukobwa we rero arangije kaminuza, ise yaramwicaje aramushimira cyane, yari yagize amanota yo mu rwego rwo hejuru. Arangije aramubaza ati, mu modoka zanjye zose ubona ari iyihe nkunda cyane kurusha izindi? Umukobwa ati, ni iriya ya kera cyane. Ise aramubwira ati, ngiye kuyiguha nk'impano kandi ntuyisuzugure ngo nuko idahenze nk'izindi modoka, ahubwo ndashaka ko izakubera urwibutso rukomeye cyane rw'ubuzima. Nushaka ujye uhora uyiparitse, ariko nzi ko nujya uyibona uzajya uhora wibuka urwo rwibutso rugufasha kuba mu mwanya wa nyawo. Umukobwa ati, nta kibazo. Papa we yaramubwiye ati, mbere yo kuyiguha ndashaka kubanza kuguha umukoro. Iyi modoka yijyana aho bagurishiriza imodoka zakoze, ubaze ayo bashobora kuguha uzumbwire. Umukobwa yikojeje yaragaruka ati, papa uzi ko bambwiye ko batarenze amafaranga 1,5 miliyoni. Bigaragara nabi rwose. Papa aramubwira ati, noneho yijyanye mu Gatsata kuri bariya bagurisha inyuma, cyangwa uyishyire Mr. One hariya mu Gatsata, umubaze igiciro yaguha. Uramutse umuhaye iyo modoka noneho uzumbwire. Umukobwa yaragarutse abwira papa we ati, papa uzi ko mu nyuma mu Gatsata bambwiye ko batarenza amafaranga 200,000, ngo irashaje cyane. Papa arongera ati, noneho yijyane mu murika ry'amamodoka ubaze igiciro baguha, uramutse uyigurishije uzumbwire. Umukobwa yagarutse yumiwe, noneho abwira papa we ati, uzi ko ngezeyo bakambwira ko bama 30,000,000 ngo bari bayikeneye. Bakeneye imodoka nk'iyi ngiyi rwose bazajya bifashisha mu kwereka abantu ko imodoka za kera zabaga zimeze. Papa w'umwana ati, hanyuma nshaka ko ujya kumbariza igiciro ni ku nzu ndangamurage, jyayo ubabaza ayo baguha uramutse ubagurishije iyi modoka. Umwana yagiyeyo agaruka no kubyumva byamunaniye, abwira papa we ati, ku nzu ndangamurage nasanze ariyo modoka bakeneye kurusha izindi zose, kubera ko abantu benshi baza ariyo babaza bashaka gusura cyane muri marike zose za kera. Ati, ndetse umuyobozi w'inzu ndangamurage yanze ko nyigarura hano mu rugo, ngo igiciro cyose ushaka arakiguha, ariko iyo modoka iguma ariko njye nabyanze. Tekereza ko yangerekaga 1,100,000 zose. Papa w'umwana yahise abwira umukobwa we ati, uru rero nirwo rwibutso nshaka ko imodoka igusigira, kubera ko iyi modoka ni wowe. Agaciro kawe kagenwa n'umwanya urimo. Iyo uri mu mwanya wa nyawo abantu bubaha agaciro kawe, ariko iyo uri mu mwanya utari uwa nyawo abantu nta gaciro baguha. Imodoka ya kera aho bacururiza imodoka zakoze ibihagaze 1,500,000, yagera mu nyuma mu Gatsata Mr. One akaguha 200,000, yagera mu imurika ry'amamodoka igahagarara 30,000,000. Ariko yaba iri mu nzu ndangamurage bakagereka 1,100,000 baninginga. Niyo mpamvu atari ikibazo cy'uko abantu bataguha agaciro, ahubwo uri mu mwanya utagakwiye kuba urimo. Ni kwa kundi ujyana diyama cyangwa zahabu mu isoko ry'imbuto, ntabwo bazayiha agaciro, ariko nuyijyana muri bijuteri bazayirwanira. Ahantu ha nyaho niho hatuma uhabwa agaciro ka nyaho. Ntabwo ari ikibazo cy'uko udakora neza, si ikibazo cy'uko utari mwiza, si ikibazo cy'uko udashoboye, nubwo wenda rimwe na rimwe bishobora kubaho. Si ikibazo cy'uko wavumwe, ahubwo uri mu mwanya utagakwiye kuba urimo. Wowe upfa kuba ntacyo umutima ugushinja. Niba witoza uko bikwiriye, ugakora ibyo usabwa byose, ukanoza ibyo usabwa byose, ntuzigere na rimwe wicira urubanza, ahubwo ikibazo uri mu mwanya utagakwiye kuba urimo. Ntabwo ari ikibazo cy'uko udashobotse, ahubwo uri kumwe n'umuntu mutagakwiriye kuba muri kumwe. Umuntu wa nyawe nturi uguha agaciro ukwiriye. Iyo abo mukorana cyangwa se abo mubana batakubaha ngo bakubonemo amazi yo kunywa, nta kindi kibazo kikuriho, ahubwo uri mu mwanya utagakwiye kuba urimo. Warayobye. Abantu ntibagusuzugura kubera ikindi kibazo cy'ibyisi inyuma, ahubwo bagusuzugura kubera ko uri mu mwanya utagakwiye kuba urimo. Kandi burya abantu ntibagusuzugura ntuzikababara, ahubwo ikibazo ntabwo ari bo, ahubwo ikibazo ni wowe. Uri mu mwanya utagakwiye kuba urimo. Uri zahabu ariko uri mu isoko ry'imbuto Nyabugogo cyangwa Kimisagara, uri mu mwanya utagakwiriye kubamo. Cyangwa uri diyama ariko wibereye mu nkweto downtown, uri mu mwanya utagakwiriye kubamo. Abantu bazi agaciro kawe barakubaha, baragukunda, baragusigasira, bakwitaho, barakurwanirira, bakuvuga neza, bihanganira amakosa yawe n'ibindi byose byiza bigukwiriye, cyangwa n'ibindi byose byiza bigukwiriye.
Iyo uri mu mwanya wa nyawo, ikintu cya mbere kibikwereka ni uko uba wishimye, icya kabiri ntabwo bikuvuna, icya gatatu binakubeshaho, biragutunga, bigatuma ukabya inzozi zawe, birakubaka, ntabwo bigusenya kandi bikagirira umumaro n'abakugaragiye bose. Ibi ngibi bishobora kuba mu rugo, bishobora kuba ku kazi, ku ishuri, mu idini n'ahandi hatandukanye. Niba rero aho uri utakura umunezero, ubuzima nta mahoro, ni induru gusa, wirirwa mu rusaku, wirirwa mu nduru, uri mu mwanya utagakwiriye kuba urimo. Ntukabyitirire umwaku ngo ni inyatsi, ngo ni amarozi, ngo baramvumye, reka 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 reka.